imodoka yahise izinturuka inyuma, umwe ahita amfata ku munwa n'undi nawe ahita aterura, bahita banshyira mu modoka, bangije banzirika igitambaro mu maso. Urumva? Nyuma handi banyerekeje ntago mpazi, nanjye nabibonye mvanyweyo gusa kubera Imana. Amagambo bakubwiye bagufata se wenda bakubwira ati ukamubona ariko akaba ari we muntu wa nyuma ubonesheje amaso yawe, wumva byaba bikumariye iki? Reka rugana intwari, mureke yituriza aho yibereye, ntiuhazi ntihanakureba nta nicyo mupfa. Ubundi ukomeze ubeho, nta bindi usibye wenda urushyi bankubise nyimara kuhagera. Baje kunyereka ko byose bishoboka. Umwe ahita amubwira ati kondisiyo dufite nuko nta kintu na kimwe tugomba kumukoraho. Ibyo ngibyo ni ibintu byose mu gihishiwe, amahoro ndayafite, imipango uburyo yapangwaga ndayifite, byose muraza kubyumva ubwo nagarutse. Murumva byinshi n'iby'amatwi yanyu atari bwumve. Abo bashaka bazangirire nabi kuko barabizi ko hari ibiganiro nagiye ngirana nabo, ariko ntago bari bafite amakuru cyese baranayafite, ari nayo mpamvu banshimutishije. Barayafite yuko hari amakuru mfite nshobora kuzashyira hanze, ubundi kosa rishobora kuba ryanabayeho niyo banshimuta, ariko ntibaze kwikoreshwa ikiganiro ngo bagikorere kunuza ku Kwezi TV bameze nk'abajijisha. Bo bari bafite amakuru ko ibimenyetso n'ibihamya bishobora kuba byavuguruza ikiganiro bakoze. Ntabyo ngifite kuko bo bari bazi yuko nshobora kuba namaze gufatwa nkakwa telefone igaforomatwa. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Inzozi zibaye impamo, miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda, miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye. Ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha, gana Marshal Real Estate nona. Yes, turagarutse n'ubundi nge nitwa Gakire Sam, tugiye kubana n'ubundi mu biganiro cyangwa se mu nkuru zishyushye cyane. Tumaze iminsi n'ubundi ntabizamo cyane, ariko bunaje n'amakuru ashyushye cyane. Ni nyuma y'inkuru zimaze iminsi zicicikana ku mbuga nkoranyambaga, imihanda iba yanyereye n'izo mvugo dukunda gukoresha cyangwa se ziba ziri imihanda iba yanyereye buri munsi. Haba hari nyine umuntu bugomba ibyo biba bigomba kujya hanze. Mugani wa muhanzi wavuze ngo ibyamamare ibyacu byose biri ku karubanda. Uyu munsi rero turaza kugaruka n'ubundi, ntabwo turi buze kujya kure, ariko hari breaking news cyangwa se amakuru yihutirwa mashya atugezeho. Nonaha turaza guhamagara nonaha umuntu bita Ezekiel, nyuma yuko hacicikanye inkuru kuri social media ko ashobora kuba yashimuswe. Ezekiel apostinze none havuga ko agarutse, kandi agarutse bushya, kandi noneho agiye kujya ahubwo yashyira hanze ibyo yari yanze gushyira hanze byose. Ni nyuma y'intambara ziri kuza kuri social media z'amajwi ndetse n'amashusho y'urukozasoni bivuga ko ari bimwe ari amwe mu y'abakozi b'Imana. Ukurire kuragenda kujya hanze gake gake nyuma y'ibiganiro bikorwa. Ezekiel ari byo yatubwiye nyuma y'ikiganiro cyakozwe ku Kwezi, gikozwe na Pastor Mutesi. Ezekiel yagarukanye ukuri kubiri kuvugwa ku ruhande rw'anasobanura uburyo yashimuswe n'abamutwaye, uburyo yakubiswe, ni byinshi cyane. Uraza kubyumva muri kiganiro twagiranye na Ezekiel. Imana ishimwe wanuze ko narindi kumva inkuru zitari nziza ngo ushaka kuba ngo utariho. Imboga mbi ntago ziva mu nkono kandi akabi ntaho kajya. Ezekiel ukomeje kubana abantu ngakasa mutwe ntaho wajya. Ntago ari ukuba abana kasa mutwara igihe umuntu agushimutisha, ariko agasanga ibyo yari akeneye utabifite. None ibyo abantu bavugaga kuri social media byari ukuri? Byose ni ukuri, nta kinyoma kirimo. Nuko no gushimutwa kwawe ni ukuri cyangwa no gutwika? Ntabwo ari ugutwika, niko kuri. Saa 6 z'ijoro nibwo nagarutse iwanjye mu rugo. Ntabwo se wagerageje kubijyana mu nzego zibishinzwe ngo zikurikirane abo bantu? None se barakurikirana abantu utazi nawe batazi?
hari ibyo bagutwaye? nta kintu bantwaye kuko telefone bashakaga na kamera barampamagaye ndabisiga. Urumva ni nkuko naguhamagara nkakubwira ngo Samu, witwa Samu, ukora ku Rugendo TV, yego ndagushaka byihutirwa, fata kamera yawe, fata igikapu ushyiremo kamera yawe, fate na telefone ushyire mu mufuka kandi usohoke nta muntu n'umwe muvuganye, uze ndagukeneye cyangwa umbwire nkwisangire mu rugo, gusa ningusanga mu rugo ntibiri bukugendekere neza. Ayo magambo rero nyumvise madamu we yabonye nsohoka ndi kubunga amarira mu maso, ariko nge nari maze guhitamo ibintu bibiri. Nari maze guhitamo kujya kwitanga, niba nduwicwa nkapfa, niba ndurokoka nkarokoka, ariko umugore n'umwana na mushiki wanjye bagasigara amahoro. Nicyo cyonyine nasohotse mu nzu maze guhitamo mbunga amarira mu maso. Madamu aranambaza ndamubwira nabi cyane. uwo muntu se wamusanze aho yarakubwiye ngo muhurira byagenze ute? Namusanze aho yarambwiye ngo nimfata umumotari, motari baravugana aho agomba kumparika. Njyewe ntabwo ikiganiro ndakimenya neza. Yego. Nashatse umumotari aravugana amurangira aho agomba kumparika, mwishyura amafaranga 7,000 y'intuza y'amashiringi. Nkimara kuhagera nahamaze nk'iminota 5, mu minota 5 nahamagawemo inshuro 3. Muri izo nshuro 3 nahamagawe kwa kundi umuntu aba ari kuri telefoni, ari bari wumva bari kukubaza ngo uri hehe, imodoka yahise izinturuka inyuma, umwe ahita mfata ku munwa, n'undi nawe ahita aterura, bahita banshyira mu modoka, banzirika igitambaro mu maso. Urumva? Nyuma handi banyerekeje ntago mpazi, nanjye nabibonye mvanywe yo gusa kubera Imana. Amagambo bakubwiye bagufata se wenda bakubwira ati tukubujije kongera gukora ibi cyangwa kuvuga ibi? Amagambo nzi bambwiye ngo hata nguri intwari ngo urashaka rugana intwari. Ngo ubuse wakujyana umuntu akamukwereka ukamubona, ariko akaba ari we muntu wa nyuma ubonesheje amaso yawe, wumva byaba bikumariye iki? Reka rugana intwari, mureke yituriza aho yibereye, ntiuhazi ntihanakureba nta nicyo mupfa. Ubundi ukomeze ubeho nta bindi, usibye wenda urushyi bankubise nyimara kuhagera, baje kunyereka ko byose bishoboka. Umwe ahita amubwira ati kondisiyo dufite nuko nta kintu na kimwe tugomba kumukoraho. Ubwo byari nko kumuha gasopo mbese? Bishobora kuba byari ukunyereka ko byose bishoboka, bari bategereje gahunda bagomba guhabwa n'ababatumye kuko simbazi. Ni icyo ngicyo, ariko ku mihanda ndongeye ndagarutse kandi nibwo ngiye kugaruka nabi cyane noneho. Ezekiel, umuntu yakibaza akavuga ngo ibyo bintu byari byose hari igihe ubuzi abantu mufitanye ibibazo, urakeka ko ibyo bintu ari bande babyihishe inyuma? Mu by'ukuri ntekereza yuko abantu babyihishe inyuma nabashakaga amakuru yo muri telefone n'ibiri muri nabashakaga ibikoresho byanjye kugira ngo babikoresha icyo bashakaga, kuko telefone yari ikenewe. Telefone ni nacyo kintu cya mbere cyari gikenewe kurusha ibindi byose, bitewe n'amavideo n'amaudio mfite. Kandi ufite ngo ari amavideo kari washyira hanze? Amavideo ngiye mfite amaudio ubundi. Yego. Ariko amavideo nyirubwite arabizi ko yambwiraga ko amavideo nyafite ahari, ubabwire ko yafite. Urumva? Ubabwire ko yafite, genda guha amaudio bari ukoresha igihe cya video nikigera nacyo turazigaragaza ntugire ikibazo. Urumva cyari ikize, ariko amavideo ibyo naganiraga nawe byose narabirekodingaga. Ezekiel, na mbere yuko wabazaho gushimutwa kwawe n'ubundi hagiye humvikanwa mu majwi y'abavuga ko hari abavuze ko bazakwica. Ibyo ngibyo ni ibintu byose mu gihishiwe, amaudio ndayafite, imipango uburyo yapangwaga ndayifite, byose muraza kubyumva ubwo nagarutse, murumva byinshi n'iby'amatwi yanyu atari bwumve. None se umuntu akibaza, urumva ko n'ubundi ubuzima bwawe ntago umuntu yavuga ko butakiri mu kaga, kuko nimba abantu bashobora kuza bakagushimuta n'ubundi banagaruka.
uratekereza gukora iki kugira ngo wishinganishe? mu by'ukuri urumva niba inzego z'ubuyobozi zinahangaha zamaze kubimenyeshwa nazo nzi neza yuko ziri butangire kumbungabungira umutekano ntacyo ndi bube kandi ndatekereza ntashidikanya n'igihugu cyanjye kiraza kuncungira hafi umutekano wanjye. Ibyo nta kibazo, mpfa kuba ibyo ndi gukora ari ibintu bifite suruse yaho byavuye. Urumva igihe ambasade yampamagara wenda ndi guteganya kuza kujya kuri ambasade ajya kubabwira ibyambayeho hanyuma nkababwira n'agace kaho mperereye kugira ngo baze kuncungira hafi. Urumva ari cyo kintu nshaka gukora mu buryo bwihutirwa. None se urumva ndi kubona ngo Rugana Intwari muhumure imboga mbi ntiziva mu nkono. Nyuma yuko nsimbutse abashakaga telefone na kamera ndagarutswe, amajwi yose muyitegure ntacyo nzasiga harimo n'irengero rya Rugana Intwari aricyo nzi. Yego iyo ni stati postinze aka kanya ubu tuvugana nkuko njya kugenda nahise nigira inama yo kwandika stati uko stati nibwo buryo bushobora kwihutishwa bwonyine bushobora kumenyesha abantu situation umuntu arimo. Kandi buriya telefone yawe nubwo baba bayifite bashobora no kuyiforomata ariko ntago stati yahita ivaho. Hari uburyo inzego za hano mu Rwanda mwigeze muvuganaho kuko nubundi aburumva impamvu nanaguhamagaye bamwe bavuga ati ze kirashaka kuba ari mu maboko ataraye ari mu maboko wenda hano mu Rwanda byinshi byari biri kuhwihwiswa ku mihanda. Ririya jwi rivuga ko ribu yampamagaye mu Rwanda kamemu ninjye waritekereje kuko nashakaga ibimenyetso birenze ibyo mfite ngomba gukura kuri uriya mugabo. Rero nk'umuntu wari wanyijeje yuko afite ibimenyetso n'ibihamya kandi nkaba mbona target y'abantu bari gushaka video kandi nkaba naratekerezaga ko nshobora kuba nafatwa mu buryo butunguranye wenda bakaba bambaza ibyo bimenyetso nkaba nabigaragaza. Jewe nigiriye inama yo kumuhereza iriya record imubwira ngo ndahamagawe kandi ejo nshobora kwitaba nk'ibyo bimenyetso ubona byose byandengera ndakwinginze. Ninjye wabyikoreye ku giti cyanjye nta muri bo mu Rwanda wigeze umamagara. Yego. Ezeke urabwira iki abantu bawe abagukurikiranukira urababwira ko ugiye ati iyi stati yawe irerekana ko noneho ugarutse bushya. Ngarutse bushya kugarukana bushya noneho bishobora kuzatuma abo bagushaka bashobora kukugirira nabi cyane. Abo bashaka bazangirire nabi kuko barabizi ko hari ibiganiro nagiye ngirana nabo ariko ntago bari bafite amakuru cyese baranayafite ari nayo mpamvu banshimutishije. Barayafite yuko hari amakuru mfite nshobora kuzashyira hanze ubundi kosa rishobora kuba ryanabayeho niyo banshimuta ariko ntibaze kwikoreshwa ikiganiro ngo bagikorere kunuza ku Kwezi TV bameze nk'abajijisha. Bo bari bafite amakuru ko ibimenyetso n'ibihamya bishobora kuba byavuguruza ikiganiro bakoze ntabyo ngifite kuko bo bari bazi yuko nshobora kuba namaze gufatwa nkakwa telefone igaforomatwa ku buryo nta gihamya nta n'ikimenyetso na kimwe mfite. Ariko ntangariza abantu njya kwitaba nagiriwe inama yo gusiga telefone ngirwa inama yo gusiga kamera kuko yari yo target yari ikenewe. Rero nagarutse kandi ngarutse bundi bushya ibyo abantu muvuga byo bivugisha ngo ntabwo ngo nta majwi yo kugambana birimo byose ngiye kubyishyira hanze nkuko babimbwiye. Urakoze cyane, Imana ikomeze kukurinda igufashe muri byose. Asante sana. Murakoze namwe.